Murakoze cyane. Amazina nitwa Masengesho Naftali, nk'abandi umwe mu baririmbyi ba korali turi hafi. Korali turi hafi ni bantu ki? Korali turi hafi twatangiye umurimo bigoye cyane. Twatangiye umurimo w'ivugabutumwa. Muraza ko turi hafi twatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe 1999. Twatangiye turi abaririmbyi bakeya, twatangiye turi abaririmbyi 12. Ico gihe byari bigoranye cyane. Twatangiye turi abasore ndetse n'urubyiruko, ariko ubu ngubu turi abaririmbyi 37. Twavuga ngo izina ry'Imana rihimbazwe. Muri bo haramutabonye hano, ariko bamwe n'abanyeshuri. Reka turaza gukekuza tuvuge bikeya bijyanye n'iterambere rya korali turi hafi. Igitaramo cy'uyu munsi intego ni ugushima Imana. Gushima Imana, twashimye Imana cyangwa se twatangiye dushima Imana muri byinshi, aho Imana yadukuye naho tugeze ubu ngubu. Twavuga ngo izina ryayo rihimbazwe. Nubwo twatangiye muri icyo gihe kimeze gutyo, kugira ngo tubone uniforme y'icyo gihe byari bigoye. Ndibuka uniforme ya mbere ndibuka twambara yari ihagaze 1200. Muri kumva atari kera, ariko byari bigoye kugira ngo tuyabone. Ariko ubumwe twari dufitanye muri korali, abaririmbyi twagiye kugura uniforme, arafite amafaranga n'abatayafite, ariko twese tuzamuka uniforme. Bamwe tubagurira uniforme mu batari bafite amafaranga. Rero ubwo bumwe bwarakomeje kugeza n'uyu munsi. Turashima Imana, ngizina ryayo rihimbazwe. Twatangiye abaririmbyi benshi badashoboye kwigurira inkweto. Abantu twahora ari bike, tugeze aho dushaka uburyo twashaka abaterankunga. Ndagira ngo byibuze mu mwanya mutoya ndasaba abaterankunga bakorera turi hafi aho bari, twita ngo ni abanyamuryango b'icubahiro, bahaguruke aho bari, noneho tubereke abaterankunga bacu. Ubwo ndi kugira ngo mwaba mwahagaze. Abaterankunga bakorera turi hafi. Murakoze cyane, mwasubira mu byicaro. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Rero dufatanije n'abari abaterankunga twageze kuri byinshi. Baduteye inkunga mu buryo bugaragara, baduteye inkunga mu buryo bw'ibitekerezo, mu buryo bw'amasengesho, mu buryo bwo kutugira inama, ndetse no gukora ku mifuka yabo badutera inkunga. Barakoze kandi umurimo uracakomeje. Imana ibahe umugisha. Mu rwego rwa korali turi hafi turakomeza gushimira n'abayobozi b'itorero, cyane itorero rya Karinzi ryagiye rituba hafi mu ntege nke twagendaga dufite, kuko mu baririmbyi batangiye umurimo ndumva uyu munsi ari abaririmbyi 2 barimo mu bo twatangiranye. Nanjye uhagaze aha ngaha ndashima Imana ko twatangiranye umurimo nka korali turi hafi, n'ubu nkaba ngikora umurimo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Twarakomeje rero, twarakomeje tugera kuri byinshi, tubifashijwemo n'Imana, tubifashijwemo namwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2007 twashize ibihangano audio. Ndabyibuka icyo gihe twayikoreye i Kigali, kubera aho twari duturutse twumvaga kujya i Kigali ariho hantu hakaze. Si byose, umuntu uvuye ku Karinzi agiye i Kigali, kandi i Musanze hariho ahantu bakoreraga audio kwa Mani Studio, ariko turavuga tereka tujye i Kigali. Twagiye i Kigali dukora audio, harimo abaririmbyi bifuza no gutembera. Twese ntabwo twari tuhazi. Rero turi gushima Imana dukurikije aho twavuye n'aho tugeze. Nyuma yaho umurimo warakomeje. 2017 twateguye DVD tuyishira ahagaragara 2018 mu kwezi kwa mbere, mu rwego rwo kujyana n'iterambere. Imana yadufashije tugera kuri ibyo ngibyo. Mwakomeje kudutwerera amasengesho, twaguye umurimo duhindura na stati ya korali. Mu rwego rwa korali yacu twari dufite stati itemerera abaririmbyi kuva ku myaka 18, ubundi n'ubaririmbyi twafataga, ariko munsi yaho ntago twabemeraga. Rero kubwo iterambere ry'umurimo w'Imana, turi kumwe n'abaririmbyi batoya b'urubyiruko n'abasore twongeye muri korali yacu. Turashimira ababyeyi bemeye kuduha abo bana kugira ngo barerwe mu murimo wabo. Imana ibahe umugisha. Twarakomeje rero kugeza uyu munsi, aho nyirizina
umushinga cyangwa se intego y'uyu munsi nkuko twabivuze ni intego yo gushima Imana. Twatangiye dufite mikrofone kamwe ariko nta amplificateur twari dufite yo gucomekamo ako mikrofone. Twarakitwazaga ahantu twaje kuririmba, twavuga nidusanga nta mikrofone ihari turafita trépied dushiraho ya mikrofone turimbe dukoze uruziga kugira ngo twese buri muntu wese ijwi rye ribonekemo. Rero aho bigeze ubu ngubu turi gushima Imana dukurikije aho twatangiriye tugakurikiza naho tugeze ubu ngubu, izina ry'Imana rihimbazwe. Hari intego dufite iwacu ku Karinzi nk'amakorari. Turashimira iterambere ry'itorero, iterambere ry'amakorari mu bufatanye. Uyu munsi turi gushira ahagaragara ibyuma. Hari bamwe babifite baraza kuvuga bati se buriya birabyuma birakaze. Mwumvise aho twatangiriye naho tugeze turavuga ngo twebwe birakaze, si byose. Iyo umuntu ari kureba iterambere rye areba aho yatangiriye. Turebye aho twatangiriye iterambere ryacu riri hejuru cyane. Akenshi kubona ibyuma byabaga bigoranye, ariko turishimira mu rwego rw'ubufatanye ibi byuma. Nimba ivuga nabi mu buryo bitavuga ubwo birajyana na rya terambere, ariko ni aka za kubyihanganira. Hari zira bafure zo hejuru. Turgushimira umubwiriza wacu Masengesho Jean de Dieu. Ndashima Imana njyewe navuga ngo njye nishimye birenze. Masengesho Jean de Dieu twariganye twicaranye ku ntebe y'ishuri. Rero kuba tugifatanije umurimo n'iby'igiciro cyinshi, Imana imuha umugisha. Reka dushimire itorero rya Bwuzuri ryatwoherereje korari Abiringiye Imana. Mu izina rya korari turi hafi, turabashimiye, Imana ibaha umugisha. Hari impamvu umuntu agenda avuga gutyo kugira ngo atagira ibyo yibagirwa. Rero turasaba Eliya kugira ngo atugezeho umushinga w'uyu munsi. Murakoze. Isabato nziza. Reka nshimire umuyobozi wacu ku byo amaze kubatangariza bitandukanye, n'amashimwe menshi dufite ku mitima yacu dushimira Imana aho yadukuye naho itugejeje. Usibye ibyo yavuze rero hari ikindi dushimira Imana nk'uko yavuze ibijyanye n'urugendo rwacu rwo gushyira ahagaragara ibihangano. Audio twasohoye mu mwaka yababwiye, DVD twasohoye mu mwaka wa 2018. Kuri iyi nshuro rero hari hashize igihe kinini dusa n'abasinziriye tutagaragara, kuko muri iki gihe muri isi y'ikoranabuhanga abantu bamenya abantu bitewe n'uko babonye ibihangano kuri YouTube. Abakeneye kureba indirimbo muri iki gihe uburyo bwiza bazireba basura urubuga rwa YouTube bakazireba. Natwe rero iyi ni intangiriro nziza yo kugira ngo tugire ibihangano dutangira kujya dushyira ahagaragara. Ni muri urwo rwego rero twahisemo guhera ku ndirimbo twabonye ariyo abantu bakunda, aho twagiye tujya kuririmba tukabona barayishimiye, bakayitubaza ngo ko tutayibona twayibona dute. Abari bafite amatsiko rero cyangwa bayikeneye, ubu noneho yageze ahagaragara, iri ku rubuga rwacu rwa YouTube. Uramutse ugiye kuri YouTube ukandika ijambo Turi Hafi Family Choir, ubwo uhita ubona ibihangano byacu, ndetse unahita ubona ibijyanye n'amashusho yiririwe agaragara uyu munsi y'ibyo mwiriwe mureba hano. Ubu n'abari kure bari kubikurikirana. Aho ngaho rero niho hari indirimbo yitwa Abisirayeli. Iyo ndirimbo turabasaba inkunga yo kugira ngo n'ubutumwa burimo mu ivugabutumwa kugira ngo muyisangize n'abandi. Kuyisangiza abandi rero hari agafresh kameze nka gutya, iyo ugakozeho uba uyitanze ku bandi ukoresheje uburyo wahitamo. Ikindi ubwo dutangiye urugendo rero rwo kuvuga ubutumwa muri izo ndirimbo, usuye aho ngaho ugikanamo Turi Hafi Family Choir, hari ijambo riza mu cyongereza ryitwa subscribe. Iyo urikanzeho bituma n'ikindi gihe tuzashyira igihangano ahagaragara uhita ukibona.
ubwo rero sinzi nimba ku byuma bamaze kubitunganya neza, ndabona bimeze neza, bayicuranga mukarebaho, ariko nanone tubashishikariza kugira ngo muze kuyireba ku matelefone yanyu. Murakoze abari ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye umwanya. turacyari bato kandi nidukura tuzasumbyaho, ariko nyambere ni umutima ushima. Imana ibaho umugisha, mwarakoze. Kandi inkunga y'ibitekerezo, inkunga y'amasengesho ndetse n'inkunga y'indi isanzwe turayikeneye, kandi natwe aho muzadukenera hose muri byose dushoboye tuzabikora, aho muzadutuma hose tuzajyayo. Imana ibaho umugisha, murakoze. Bakiri hano mwavuga ngo iki? Turi hafi Munyema. Imana yabakoresheje ibikomeye. Umva yabakoresheje ibikomeye, natwe turishimye. Umuyobozi turamushimiye utugejejeho, Imana imuhe umugisha. Amen. Rwose kandi iterambere ryanyu rikomeze rizamuke. Bagiye barerekana imiryango. Yego. Ariko Munyemana uko namurebye, nubwo twamubonye kare, yavuze ati wanje ko aviriyemo aho ngaho. Nagaruke imbere nabahagarare hamwe nawe. Nagaruke hano. Ngubu rwose wa Munyemana yari yagize ishyari ngo Munyemana tuwanje aviriyemo aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Hari n'undi rero, hari umubyeyi n'umuhungu we bagaruke imbere. Umubyeyi n'umuhungu bagaruke imbere. Hari ikindi rero, hari umubyeyi wabo, papa wabo uri hano, nahaguruka basange. Hari n'undi rero nawe urimo hano utaje nawe, niyibwirize nawe aze hano. Wa wundi umukazana w'uyu musaza natambutse. Muri kubona uyu muryango utari gushima Imana Munyemana? Ni imiryango ko nkuko mwabibonye abenshi ni umuryango rwose. Yego. Uru rugo muri kubona rutizihiwe? N'umwuzukuru yaje nawe. N'umwuzukuru yaje. Umwuzukuru ntabwo asigaye. Yego. Ubu rero uyu mukazana twamwifuriza kujya mu yihe korari? Ngaho ubu ntiyagiye bose? Aha. Yagiyemo rwose. Ni umuyobozi w'amakorari. Ubwo si bishije. Ubwo ndabyumvishije. Muzi na kandi si? Yego. Uyu mukazana aremeye ngo arajya muri turi hafi. Amena. Mwese muti. N'ikindi kirore Munyema wari ukizi si? Ntabwo nari nkizi. Uriya mukazana wacu rero. Yego. Niwe muri andirimbo muza kureba. Niwe uri gusobanurira abatumva n'abatabona. Byose ururimi rw'amarenga niwe uri kurusobanura muri andirimbo. Yewe wagiyemo kare. Yagiyemo kare. N'ubundi jamo wagiyemo kare. Niwe uri kubisobanura, muramureba neza, nimuyifungura muramwitegereza neza. Muzengenda, Imana iguhe umugisha, umuryango urahiriwe, Imana ibahe umugisha. Amen. Murakoze.